Umunyu mu byanditswe byera, umunyu mwiza uryoshye ugereranya abakristo nyakuri, naho umunyu wataye uburyohe ukagereranya abakristo gito, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Umukristo nyakuri agereranya n'umunyu ufite uburyohe, naho umukristo gito wavuye mu buntu bw'Imana agereranya umukristo wavuye mu by'Imana. Umunyu wagiye ukoreshwa kenshi muri Bibiliya, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 20, hatwereka ko Yeriko Abisirayeli bahageze, umudugudu wari mwiza, ariko imboga zakoreshwaga muri uwo mugi abaziriye bose n'amazi banyoye akaramburuza, abayanyoye akabatera kurwara. Maze Elisa ababwira kuzana imperezo, ashiramo umunyu, maze ayo mazi arahumanuka, abantu bongera kuyanywa. Ibyo bigereranya iyi si yahumanijwe n'icyaha, nta kindi gishobora kuyeza keretse umunyu. Kandi uwo munyu, nk'uko isi yuzuye abantu benshi, yuzuyemo ibyaha, igishobora kuyeza ikayitunganya ikaba bizima ni abantu b'Imana bafite imico myiza n'ingeso nziza, nibo bagereranywa n'umunyu. Nanone muri Bibiliya dusanga ko mu Isirayeli ya kera, mu buturo bwera, ituro ryaturwaga iry'ifu baryongeragaho umunyu ngo ribe ari rizima. Nanone mu buturo bwera, ibyo tubisoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 2 umurongo wa 13, ndetse no kubara igice cya 18 umurongo wa 19. Hatwereka ko no mu buturo bwera, kweza ubuturo hakoreshwaga imibavu ndetse n'umunyu. Ibi byerekana ko umunyu ufite umumaro no mu buzima busanzwe. Murabizi ko umunyu ushiga mu byo kurya kugira ngo ubirinde kubora, ubirinde kwangirika, ngo abantu bashobore kubirya kugira ngo bishobore kubaryohera. Nanone amagambo yacu meza aryoshye mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, ngo n'ijambo ryacu rigomba kuba risize umunyu kugira ngo tumenye uko dusubiza umuntu wese. Mu gitabo cya Mariko 9:50 naho haratubwira hati, umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Imana ikeneye ko tugira umunyu mu mitima yacu, ko turyoshya iyi si bitewe n'imico imibi irimo, bitewe n'ibyaha bihari. Ab'Imana baba ari umugabane muto, nk'uko ibyo kurya biba ari bike aba ari byinshi, umunyu ukaba muke. Ni nako abantu b'Imana mu isi bagiye baba bake, ariko bakaryoshya abari mu isi, bigatuma isi bibuza kononekara, bigatuma iryoha, bakatuma abantu bava mu bibi bakajya mu byiza. Rero reka twifurize buri wese kuba umunyu w'isi, urinda isi kwangirika no kononekara. Iturinde kuba umunyu wataye uburyohe, umunyu wakayutse watuma uremerera abandi aho utuye, abo mubana, bigatuma batakwifuza bitewe nuko nta buryohe ukigira. Imana ibafashe.